match ubonaga nyine ko batekereza ko bakishyura ibitego ikizere ku bakinnyi kiracyahari ariko wenda ku bafana wenda no mu buyobozi cyane cyane wenda nk'ijambo president ko batemereye kujya kuri match bo baravuga bati twemerewe yacu yararangiye mu buyobozi president akivugira ati igikombe cyaragiye akanabitangaza rwose wabimvije ko bitangaje ariko abakinnyi bari basanga inota rimwe ririmo hagati yabo n'ikipe ya APR hasigaye imikino ibiri wenda biracyashoboka yego ikizere si cyinshi cyane ariko bo babona bigishoboka ubwo rero bo baravuga ngo reka dukore ibyacu dusabwa tubona amanota 6 muri imikino ibiri isigaye president wa Rayon Sport nabonye abantu bashaka no kumutera amabuye ariko ntibagakwiye kumutera amabuye genda nganira n'abagabo batatu bose bagerageje gutwara igikombe cya shampiyona mu Rwanda Juvenal nande naganiriye na Juvenal naganiriye na Fabrice wa AS Kigali Kigali bayitwaye ku bitego naganiriye na Muzehe Abraham n'ayandi mukura igikombe cy'icyenda karindwi icyenda n'umunani icyenda n'icyenda azi kuganira kiri mu biganza byabo nayandazi kuganira abantu bose ya kipe yose yarigize Rwanda B ahita afata nk'umuntu wenda uzika ya kipe ya Rwanda B 90% yari ikipe ya Mukura yamwe ati gutwara igikombe mu Rwanda si ibintu bisanzwe bamugani byagenze bite kugira ngo yaba imbaraga zidasanzwe igikombe cya shampiyona cyo mu Rwanda c'est presque impossible ikipe ipfa kugerageza gusunikiriza ni Rayon Sport rero president avuze kuriya with 2 games to go imbere yabo APR yabateye intambwe y'amanota 2 abazi cyari maravuga twari igikombe cya shampiyona mu Rwanda APR kuri imbere haburi imikino ibiri no kurwana n'igishyitsi ntago ari ibintu byoroshye so ngira ngo nicyo cyatumye abivuga gutyo gusa icyo wavugaga Iber ni nacyo twese nyine aba sportif tubona Rayon Sport igomba gukora ibiri mu bushobozi bwayo no gutsinda match ebyiri ibindi byavuye muri control yabo bangi ni byavuye muri control yabo bameze nka Inter ngo batakaje uburyo bwo kuvuga ngo twitsindira ibyacu twari igikombe rero byaragiye byararangiye ariko ntabwo bahita bavuga ngo noneho birarangiye burundu wenda ubu tuvugana arimo nk'amanota 4 icyo gihe bavuga ngo byarangiye amanota arimo nuvuga ngo birasaba match imwe kugira ngo wenda ikipe bari imbere itakaje match imwe bagarutse ku murongo ikitaro gutsinda cyose APR yakora yabibagaruye kandi ikindi kintu abakinnyi b'abari aba Sport baravuga bati turashaka kugaragaza ko kudatwara igikombe kuri twe muri Rayon Sport atari amakosa yacu bakabigira external factors cyangwa se impamvu zive ku ruhande ngo batakaje imikino ibiri isigaye abantu bavuga ati ariko namwe mwatakaje imikino myinshi kuko urebye nko muri phase retour twoze tubara imikino batsinze niyo batakaje amanota batsinze imikino 7 batakaza amanota mu mikino 6 mu mikino 13 bongeyeho ibiri isigaye rero urumva ko batakaje imikino myinshi muri phase retour ukurikije niyo batsinze baravuga ngo rero reka twikiranure n'abakunzi ba Rayon Sport tugaragaze ko ibyabaye atari twe wenda byaturutseho ntabwo umuntu yabihamye ariko baravuga bati reka tubereke ko twe atari twe kibazo wenda ibindi byaje biturutse ku ruhande wenda uko shampiyona buryo yagiye igenda wenda bazanatume batugira icyizere muri sezita tutiri imikino yacu ibiri isigaye ku buryo umuntu ajya kubara asanga amanota twagize ntabwo ari makeya asanga imikino twazize muri phase retour ntabwo ari mikeya wenda n'abakinnyi bari kuri calibre hejuru wenda bakanatekereza wenda ko ikipe ya APR yatakaza amanota bikirana n'abareyo muri rusange ariko bagiye gukina ni ikipe iraho nawe yamaze gusanga yamanutse urebye ukuntu yakiye na polisi na ekipe ubona ko abakiko bamotiva biri hasi biragoye kuko batsinzwe ibitego navuga ko badakwiriye kuba batsindwa kuri match ya polisi na ekipe yabaye ntabwo ikiri motive iri demotive rwose ku rwego rugaragara buri wese Rayon Sport nitsinda imikino yayo ibyaba bindi ni iby'umupira kuko ntibiri mu maboko yabo ivuga ati wenda ibyacu twabikoze twagize amanota no kuzamura amanota rega ni ngombwa uko binagufasha no gutegura sezita ukanareba naho ugomba guhindura aho waguye ukareba nka Rayon Sport kimwe mu bintu bya mbere igomba no kugira no kureba mbere yuko inareba n'ibindi byose bara nta ekipe muri transfer zabo ni hano hambere baguye cyane Rayon Sport ko yasoje phase nuko yatangiye phase retour biratandukanye phase retour yabo niyo yabaye mbi bongeremo imbaraga ziza kubahango ningo zije kubahanga umusada ziza ziri munsi mukeba yazanaga Denis Omedi na Kiwanuka na Watara abo bantu bonyine uvuze wowe wagiye kuzana Abdoulaye Jaro uzana na Asanana imbaraga we wongeye imbaraga APR yongereye abakinnyi bose yazanye uretse wenda Bedi nawe uri gukina kubera ko Faringanya yavunitse imbaraga abandi bose barayihombeye imbaraga kandi
yari isoje fazari bibona ko ifitemo ibihanga cyane cyane nko mu mpande ndetse n'abakinnyi bakina bataka ariko abo yazanye mu by'ukuri nibanze y'ibyiza ukuri ku byo yari ifiteho controle bya mbere rekritema zo mu kwezi kwa mbere umuntu wazikoze rwose niba ari umureyo bamucyahire mu gikari bamubwira ati warakoze rwose ariko buri kibazo cy'umuntu wazikoze ikibazo hari iki ubushobozi bari bafite winde wo mu kwezi kwa mbere kuzana uzi ko bari abakinnyi baje bose yaba Asana na Abedi na Abdoulaye Jaro uko ari batatu na Dafe baje bamwita umwataka basanga ari umukinnyi wa hagati na miliyoni 30 babaguze ari batatu ariko miliyoni 30 zagomba kugura rutahiza umukinnyi wa miliyoni 7 undi w'8 undi wa 7 zari kugura rutahiza mu miliyoni 20 cyangwa babiri cyangwa bashaka abakinnyi babiri beza babiri 15 yo bafatiza miliyoni 30 bakajyana imbere muri champion baba bati Bugesera Doyomari wa bano mudasigaje amezi 6 aragiye muduha dusimburire azajya abe backup ya Faringani cyangwa bakajya muri Rutsiro bakazanamo If akavuga ati wowe usigaje amezi 6 ngwino hano dufashe urahanga kuko reka duhe nk'urugero bakajya kuzana Joseph Saki turimo turavuga muri Muhazi aho kujya bazane Dafe bakagura hano imbere muri champion umuntu undi mu kwezi kwa mbere isoko ryo mu kwezi kwa mbere amakipe akomeye rero ntigikunda kuriremo isoko ryo mu kwezi kwa mbere amakipe akomeye iyo ugiye kugura umukinnyi wo mu kwezi kwa mbere basiri kuguza umuntu uzi ko kugenda ukazana umuntu wagira hano agafata igihe cyo kwiyadapta n'iki akajya kwiyadapta akagira gute gura umuntu uzi aje abyibushye biramusaba kuza kunanuka niba wibuka isoko ryo mu kwezi kwa mbere rya Rayon Sport ryabaye Reis bagiye Nyagatare bazanayo wa Murundi ninde mu inde noze watsinze ibitego Julius Urimwengu niba ugiye mu isoko ryo mu kwezi kwa mbere gura umuntu uzi usanzwe uzi byange ariko wari umuzi ariko kuzana Asana na baje ngo baje umuntu wazanye Asana na bwari ubuyobozi bushya ngo buje kwereka bareye ko bazanye umuntu wazanye Asana umukwavu nazagaruka avuga ngo ngiye kubagura umukino bajyana mu matsinda azagaruka kandi burani nabo bakinnyi ba mbere komite yari ya mbere icya kabiri buri yutakaje umutoza muri sezo hagati babigoye ko watwara igikombe iyo watakaje umutoza hari ibintu byinshi byagiye bikoma mu nkokora Rayon Sport ubwo rero match zombi Rugangura Axel na Rugaju Rigan bamaze kwerekeza Ngoma ku isaha ya saa 9 natwe turaba turi Kigali Pere tubagezaho imikino yombi iratambukira ku isaha imwe nyene birumvikana Inyamirambo Rayon Sport Vision hanyuma na Muhazi United na APR Football Club saa 9 kuri Radio Rwanda ariko déplacement ya Bugesera na Etincelle ntago déplacement kuri ya Bugesera berekeza kuri Etincelle ntago twayirenze ingohe Bugesera na Etincelle nindi match y'amakipe akurikiranye 33 ibera i Rubavu Bugesera ngira ngo nizere ko motivation bakoresheje batsinda Rayon Sport no bigihari Kamarade yavuze ko ngo bamusabye gutsinda match zose yaraje gusoza za nyuma eshatu ntaratsindwa n'imwe yanganyijemo match imwe reka tuteterendere ko ari hatari yarabitubwiye Kamarade kuva yazana yaratsindwa yatsinze Marine atsinda Gorira anganya na Mukura atsinda Rayon Sport uvuga ngo match enye afitemo amanota 10 kuri 12 urumva aranakoze nicyo nawe nicyo ari bamusabye barambwira bati icyo dushaka Kamarade ari mu ngamba izi match 6 zisigaye izo bamuhaye afata ikipe sindamo zose nawe tubaze icyo ushaka ibaze ko Kamarade yageze ahantu rega afite na lisanse B aramutse abikoze nkuko babimusabye banamugurisha muri equipe yahaguma urebe uburyo nyine umutoza gutoza mu Rwanda babigoye ibaze ko Kamarade yageze ahantu gutegura match we yikora ku mufuka agashyira amafaranga ye match Rayon Sport uretse amafaranga nyine Bugesera yakoresha nk'ikipe nawe yakoresheje mu bijyanye no gutegura ubwo afite uburyo bitegura rega no gushaka hafi miliyoni 2 no gushaka akazi nese ntiwakwinvestinga ahantu miliyoni uzi kuzabona miliyoni 20 hari n'ibyo bamwemereye bamwe bati nuyigumisha mu cyiciro cya mbere tuzaguha ibi nutegumisha mu cyiciro cya mbere ntituzabiguha vuba niko bumvikanye erega ibyo na big Kamarade yatanze miliyoni 1.8 gutegura match ya Sport yonyine imwe ku ikofi yayitanze uretse wenda yo Bugesera yakoresheje ku giti cyayo ariko ku ikofi yakoresheje 1.8 gutegura ubwo wenda ntumbaze ngo yateguraga iki cyangwa se yatanze mu ikipe ku ikipe bayijyanye muri hoteli iri kuri ryama imeze neza mutoza bafite ibyo yategura yateguye mu biti batoza bagira ururimi rwabo yatanze mu biti urashaka kwinjira mu kazi ke so match Etincelle na Bugesera ni 50-50 ni 50 nta makipe ubona ko nka Etincelle yavuga iti tunganyije turi mu rugo
byadufasha cyane kugira 38 tukaba twari buryo tugomba mu cyiciro cya mbere ndetse na Bugesera, ariko bura nubwo tuvuga ngo ni 50-50 ikipe ya Bugesera wenda nibyo turi kuvuga bya kamarade nabonye abana rayi Rubavu we arashaka gutsinda imikino yose n'ikipe nziza we kuko bura Bugesera amanota mfite amenshi nayo yakuye hanze apari yo kuza kwa kamarade muri risiko y'amazi umwaka urenga n'igice idatsindira ku kibuga cyayo. Bugesera ni ekipe nziza hanze y'ikibuga cyayo ishobora kuba yakwitwara neza, nta kibazo kindi bafite, ni tapi synthetique nk'iyo bakinira hiwawe Bugesera, ni ekipe ifite amayema akomeye kandi cyiza cya Bugesera kindi buriya nubwo ari desavantage ku ruhande rumwe ifite abakinnyi 12 basoza amasezerano. Iyo rero ufite abakinnyi bari gusoza amasezerano muri izi journée za nyuma biyereka abayobozi cyane cyane nka Etincelle ntiyabura bifatamo ramutse witwaye neza, ndetse na Etincelle birabizi neza ko nka Seninga wagiranye ibibazo nayo nawe akeneye win, akeneye gutsinda umukino kugira ngo yongere yigarure icyizere abayobozi y'ikipe ya Etincelle, kuko kuva wamuhagarika ntarongera gutsinda umukino. Kandi ndebye uburyo bakina Kigali, Etincelle ifite ukuntu igira iminota yo gukina niyo kureka gukina, iramutse ishyizeho intensité nk'iyikiraho ishaka igitego, wo nka Kigali batsinze igitego habura iminota 20 irakishyura, Kigali batsinda ikindi Etincelle irakishyura nanone, bisobanuye ngo iramutse ishyizemo iyo intensité nk'ishyiramo iri gushaka igitego ishobora kuba yatsinda ikipe yari yose. Ariko bakoze kuri Kigali niyo bakoze kuri APR bayishyura ibitego 2 bagira iminota yo gukina niyo kureka gukina. Icyo ni ikintu mbona Seninga n'abatoza bamwungirije bakwiriye gukosora, kuko ifite abakinnyi bakiri batoya kandi b'abahanga, ifite umusore ukina hagati mu kibuga niyo nkuru Sajat ufite experience wabe muri za Rayon. Nekereza ko ikipe yari yose bakina kandi bakarivariza, nekereza ko ni umukino ni 50-50, ni umukino mbonamo kunganya ukuntu kw'amakipe yombi. Ikindi gikomeza uyu mukino nka rutayizamu Umar Abba akeneye kongera ibitego kuko nubwo wendera uwa mbere arusha abatara 3 arashaka kuba top scorer muri iyi mikino 2 isigaye, aratekereza ko wenda muri iyi mikino 2 isigaye aramutse abonyemo nk'ibitego 2 akagira ntabura kimwe mwanganye nibyo bari bafite ba Elijah yari afite arabura kimwe nkagira 15 ubwo rero ngo mbonye ibitego 2 muri imikino isigaye nkagira 16 automatically yaba ari top scorer, wenda ukurikije nabo bahanganye barimo nka Batara ari kurusha ibitego 3, Farenganye we ntabwo ari gukina nabwo azanakina. Ubwo rero umukinnyi nk'uwo ufite inyota yo gushaka igitego kugira ngo abe top scorer bari prestige komeye cyane, umwataka uje agakina imikino mike ntabwo akina imikino yose ya championnat, abari no kwigurisha bashaka uburyo burya amakipe ajya umukinnyi muri championnat aravuga ngo si championnat niyo si ibitego byinshi bagasanga numari abo, ibyo rero bimuzamurira Valeri. Niyo mpamvu rero navuga ati nsinze Etincelle wenda na match ya nyuma nkazatsinda byaba ari byiza cyane. Ubwo reka turebe ko wenda babikora, gusa nyine ni match yo kwitega cyane kuko nta n'umushaka kurikura ngo bigende gutyo. No munsi 29 wa shampiyona hano mu Rwanda abafana ba APR mbona babukere ari benshi cyane, amavideo arimo arasohoka rwose bajyanye igikombe.